uri muri Islam abantu benshi cyane bamenyeye ko muri Islam umugabo aba afite abagore benshi ubu wowe gahunda imeze kuri Satoka urazana undi musatoka kabiri bizagenda bite okay nk'ababeshye ntabwo ndi kwibangikiranya n'idini cyangwa se kuryanga ntabwo ni mu mutwe wanjye no muri ubuzima ndimo nkiri guhiga no kurwanana kurera umwana n'umuryango wanjye ntabwo numva ko izo mbaraga zose ntabwo nigeze nanazishimira cyane kubera ko nzi ko ubikora ushoboye kubufasha abo bantu bose ushoboye kuba wazababeshaho niyo mpamvu byemewe so ntabwo nshaka amakimbirane Satoka muzanye azanye wa kabiri wenda wo mu Rwanda se ubwo no kuvuga ngo ageze ku rwego rwo kuba yabasha gutunga bose afite ubushobozi bwo kuba yatunga umwana n'abandi benshi nyuma yawe kandi ava muri Islam wabigeze uzabyakira ute case bibaye ubu ngo size ko wazinga ariko jeje abyemera nagashobora yabivuze nagashobora ubundi biragoye abantu benshi cyane bagira amatsiko bakibaza wamenye gute Ikinyarwanda se jewe mwongeye kwirirwa neza abakurikiye Legacy TV muri kumwe nanje Albina Sydney murabizi ko nabemereye kubaha ibisubizo by'ibibazo byanyu aho duherereye ni Nyamirambo Le Capri abantu muzi Le Capri mutangire mukande kuri like kuri comment ya kuri subscribe kuri notification button kuko ni amakuru atangaje tugiye kubereka uyu munsi tukaba tugiye gusura abantu bamaranye imyaka irenga 5 akaba ari abantu babana ariko umwe ari umunyarwanda undi ari umuyapani kazi mukaba bamwe mubazi kuri social media mubazi mu kubyina mu zindi gahunda zigiye zitandukanye murabizi ko it's all about news hanyuma agakoti k'uyu munsi karababwira ngo wirukira byinshi ugata n'ibyo wari ufite bikeya so reka turebe uko bamerewe turebe uko bari kwiyumva muri iyi minsi kuri Legacy TV.
Hello. Mwiriwe. Navuga ikinyarwanda wowe. Ego dasira twara. Vuga ngo Legacy TV. Hariya bebe. Hariya. Vuga ngo Legacy TV. Babwile. Asa ngiye kuzirya. Ngaha nyambika. Ale, bravo. Bebe mwiza. No. Tuvale où? Chako yababaye ku gatoki. Yababaye vra. Wababaye wewe? Wababaye. Kandi ntago abyitayeho ntago ariko kumva ko yababaye. Kisha. Umubwire nozara nakonje. Wage ubisira. Hamagara rancho. Hola. Nawe bonga. Abete. Comment ça va? Et tu vas bien? Wankunze sa ndagutwara. Ngo ba. Reka ndeke kubatera amatsiko mwese mukurikiye Legacy TV abo narindi kubabwira ngabana bagezeho reka batangire babibwira twahera iburyo bwanjye. Murakoze nitwa Ibrahim Zeti aka Binego. Murakoze cyane nanjye nitwa Satoka wowe. Murakoze. Hanyuma abantu benshi cyane bagira amatsiko yo kubamenya ubuzima mubayeho n'ibindi bigiye bitandukanye watangira udusobanura ukuntu watangiye gahunda ya Afro nkeka kari nawe wa mbere mu Rwanda n'ukuntu wayigejeje kuri Satoka. Murakoze ndakeka ntabwo ndi wa mbere nkuko abantu of course babimbwiye ntabwo nabyanga intera agatege ariko journey yanjye ku mudensa ni ibintu byatangiye nkiri umwana banza gukwitinga gukina football numva nabishoboye mitamo gutangira kubyina ariko still na nkiri no mu footballer nabaga ndeba kuri TV some music videos za kera nkakopayinga nyine tunkiga hari abantu benshi cyane bakuze mu mbyino nita Afro cyangwa se bita Afro kuki ariyo wahisemo mu mbyino zose wavugaga nk'umuntu ukunda kubyina? Okay, navuga ko nakuze ariyo dance inyoroheye nk'umunyafrika ntago wabura ikintu ukora kiwanyu niyo kiba utakizi just na movement y'umubiri imvugo isura iba ari Afro ari nyafrika of course so ubundi nyuma yaho nyuma yo kwimenya kugenda nyigaho ubundi buryo techniques na cultures zitandukanye zo mu bindi bihugu hari habayemo no kuba nagira interesting mu zindi za dance ariko mbona Afro niyo ndi best cyane so just nkakomeza nyine kugeza no hanyuma utangiye gahunda yawe uretse football ho gatoya ugeze muri dance ya Afro uhuye na Satoka ndashaka kumenya abantu benshi cyane nanjye ndimo bagira amatsiko mwahuriye he bwa mbere muhura? twahuriye kuri Noza kuri Kimisagara Youth Center icyo gihe twahuye nanone ari muri dance competition nari natendinze ndi guparticipatingamo uwo yaje kureba nawe ni umudancer as well nkuko abantu babibona so yabaye interesting nyine yo kwiga Afro nkuko ari kwikora ubu ngubu so nuko twabonanye nyine bwa mbere na mbere. Hanyuma Satoka abantu benshi cyane bamaze igihe bakubona ubyinana nawe yaba ariho haturutse urwo rukundo rwanyu cyangwa wakundaga kubyina gusa? Dance n'ubundi njyewe naje mu Rwanda 2014 ubu ngubu namaze nk'imyaka 6 kuba mu Rwanda ariko imbere nkiri mu Buyapani n'ubundi nanabyinaga Afro izindi za street dance ya locking cyangwa house izindi zitandukanye natangiye no muri secondary ariko kubera ko mu Buyapani na Afro zaje cyane kandi zirazwi no muri Europe cyangwa se America ariko muri Japani dance zateye imbere ariko ntago Afro none nageze hano nayibone
jandi imeze gute njyewe baga nshaka kuyimenya cyane niyo wakwigishije bwa mbere ndakeka n'ubundi neza yanyigishije wenda ariko hari abandi bose hanyuma abantu benshi bakunze kubabona mubyinana nyuma twaje no kubona inkuru nziza yuko mugiye kubana hari abantu benshi cyane bakurikiye Legacy TV cyane mu buzima busanzwe babakurikirana baribaza muvuye kuri gahunda yo kwiga kubyina mugeza muvuga muti turakundana noneho ninde wabwiye bwa mbere undi ngaramukunda ni Satoka ni wewe twese ndine urebye umuhungu burya arashoboka akivanamo ubusoni n'ubwoba kavuga ikimuri ku mutima urebye ni njyewe wabivuze bwa mbere ariko n'ubusanzwe kari karimo ariko nta n'umwe ukabwira undi Satoka wabyakiriye uti bavuze hari abantu benshi cyane bakunda kuvuga bati umuhungu wese arambwiye ndagukunda abikubwiye wese ubona biri special cyangwa ari umwihariko cyangwa ari gukina ni blague kubera ko twamaze igihe kirekire turi inshuti isanzwe niyo mpamvu nari ntangiye kumumenya neza namubonaga nyine umuntu mwiza ariko kubera ko icyo gihe yari umusitari arabyina nyine nk'abandi abasitari nyine ababyinnyi ndabazi nyine ese namushobora nuko nyine ari mwiza hanyuma Ibra abantu benshi cyane bakuzi mu gukora imbyino hano wigisha n'abandi ese ni ibintu wavuga ko n'abari hanze y'igihugu bafasha cyangwa deja bo wabonaga ko wabikorera hano mu Rwanda gusa iyi danse yawe ukora wigeze wifuza kuba wayikomeza no hanze ngo wigeze no ku bandi sure kubera ko ndakeka n'aba dancers benshi hano muri Afurika mu Rwanda usanga indoto tuba dufite no kujya kwerekana ubuhanga bwacu aho babutangiye mbere aho bafite icyo baturusha cyane kuko akenshi usanga turi kubyina imbyino ntabwo ari culture yacu yuzuye ntabwo ari traditionnel harimo afro yose afite categories zitandukanye kandi ni culture zo mu bindi bihugu just twe ikintu dukora turi adapta tukaziga noneho tugashyiramo nka personality zacu tugashyiramo street life yacu just tukarenewinga movement cyangwa se tugashaka ukuntu ducreatingiramo story yacu kujya tugaragara nyine nk'abantu hanyuma amatsiko ahari ese waba warigeze uva hano mu gihugu ukajya kubyigisha wenda mu gihugu akomokamo se cyangwa se n'ahandi hantu yaba abikora mu kindi gihugu runaka actually nagize experience bwa mbere yo gusohoka igihugu ngiye muri competition za dance ubwo nyuma yaho byari aha hafi tu muri East Africa nyuma yaho nibwo nyine nagiye ngira connection ziri hejuru zisumbuye first time ndibuka ari muri 2018 nagize trip muri Europe Sweden Gothenburg nkora workshop like a week ndongera ndagaruka 2019 birongera biramira urukundo rugeze kure tujya iwabo naho gusura family ariko nayo ifite na project yo gukora Japan naho nakoze workshop eshatu enye ndumva ari eshatu izo workshop Satoka ndibaza zabaye kubera mukundana waramufashije cyangwa nuko aho hanze babonye ko afite ubuhanga avuga ati naze atwigisha n'ubundi nanje nuko ari umugore we ariko n'ubundi njyewe ndamubaha nk'umubyinnyi ndamuzi ko azi kwigisha neza kandi abayapani abashaka kumenya kuri ni benshi ariko nta bantu benshi bashobora kwigisha niyo mpamvu barambwiye ngo niba muza mu Buyapani nta kuntu abigisha ubwo nubwo wagiye muri workshop uranabigisha igihe runaka ntabwo ari workshop ngiye gukora just yari yanjye ngiye gutanga ugiye gutanga kuba ari banzi on social media ko yakurikirana Satoka ya postinze bakambona bumvishe ko tuzajya n'abamusaba uburenganzira tugikomeza na gahunda hari abantu benshi cyane bibaza ni gute muhuza imico yanyu
ukomoka hano mu Rwanda akomoka mu Buyapani ni gute mwabashije gufusinga cyangwa se guhuza iyo mico yanyu ntibitere ikibazo ubwo nahera kuri wowe hano mu Rwanda iwanyu babifashe gute kumva ko uzanye umuntu wo mu Buyapani sarahuza imico yawe arahuza idini n'iryawe wenda ni ukuvuga ngo ngewe ukuntu numva iwacu baba barabyakiriye urebye na kera mbere yuko tumenyana bari baranyakiriye so kuva kera nyine ndi umuntu utavuga menshi ucisha make uhora ucecetse abantu bakagira ngo wenda nta n'icyo mfite cyo kuvuga just nkakoresha ibikorwa bikivugira so ntabwo nigeze mbangamirwa cyangwa se mbangamira umuryango wanjye ku bijyanye na life na love stories zanjye izo mu bwana zose babaga bari aho urumva nta kintu nigeze mbahisha rero kubona nzanyemo umuntu muri famille utandukanye n'uwo bakekaga ko nzaba ndi kumwe nawe bari barabyiteguye kuko bari bazi ko hari ahantu henshi ngenda mpura ndazerera cyane ahantu mva amafoto bambonana n'uyu hariganjemo inshuti nyinshi maje kujya n'izaje kunsura mu rugo z'aba white cyangwa se abera so kumubona we rero babonye ari ibisanzwe babonaga ari ibisanzwe ariko nyine byaje gukomera tuvuga ati nyina byiza barabyakira bishimye hanyuma abantu bakuzi Ibra bazi ko uri umuyisilamu sibyo ni gute Satoka nawe uri umuyisilamu ubu ni gute byagenze gute kugira ngo bakire ko aje wenda adafite niyo gahunda y'idini ubamo ya Islam actually wenda nawe yaza kubikubwiraho ntabwo iwabo bagira ikintu cy'amadini cyane cyangwa se n'umuco w'iwabo nta vangura ribamo urumva rero bitewe n'urukundo nkunda n'imyemerere yanjye akaba nambona ukuntu nteye nta kibazo nta na stress urumva nawe afite uko yiyumvishijemo ajya guhitamo kubikora misengera amatsiko Satoka ubu ngubu uri umuyisilamu izina witwa niri ntago nigeze ubwo ndikibaza ujya kubwira famiye yawe mu rugo mu Buyapani ukabwira uti ngiye gushaka umunyarwanda ni umuyisilamu bahise bumva ari byiza barabyakiriye nuko twabasuye nibwo nanjye nabonye ko bamwemeye neza kubera ko njyewe namaze igihe kirekire inaha ntabwo twabahamagara kuri foni gusa ndababwira ati nyine nabonye umugabo nyine tugiye kubyara ntabwo babyumvaga neza kuri foni gusa ariko tugiye gusura bamubonye bakaganira nibwo nyine bamubonye uyu nguyu nta kibazo iyo yaba ari umunyarwanda cyangwa hari abantu bari kureba hariya bakibaza bakavuga bati ni iki mwebwe mufite nka kapo gitandukanye n'izindi kapo kuko abenshi baravuga ati turakundana niyo mpamvu tubanye cyangwa se turakundana niyo mpamvu tubyaranye niyo mpamvu duhisemo gukora mariage kunga indoa n'ibindi byinshi mwe ni iki mufite gitandukanye n'izindi couple mwavuga muti twebwe that's why we are married or that's why we are staying together icyo kintu nicyo nshaka kumva umwihariko wanyu muri make wese yagira pata kubwiramo hari kuba wenda utazi cyangwa utarahuye na kapo nyinshi mugire ibiganiro nk'ibyo muganiraho kuko ni ikibazo kitunguranye kandi icyo nzi ku mwihariko wanjye nawe ikintu nizera cyangwa se Imana yadufashije kugira ni kubahana guterana nyine spirit nyine kuzuzanya guteranya akabaraga zo gufashanya mu buryo butandukanye hakabamo no mbese kuta wasting a time y'undi muntu ugasanga mufite gahunda runaka ni nko gutekereza kimwe byumva nyine birizana biraba n'Imana iba yabikoze ariko harimo kuba utatesha umwanya mugenzi wawe ukamwubaha neza icyo muhisemo mugiye kuvuganaho muganiriyeho mukemeze nta kujijimanganya
hanyuma Satoka ubona ari uhe mwihariko mufite hagati yanyu? N'ubundi kubera ko njye ndi umunyamahanga uyu nguyu nyine umunyarwanda nyine iwabo aha ngaha benshi nyine wenda bashobora kuba batekereza ibiganiro cyangwa se ibitekerezo bitandukanye ariko iyo bavuga ibintu byinshi bitandukanye njyewe ndumva ko nta kintu bivugaho niba njyewe muzi cyangwa anzi neza kandi ndamwizera nizera nibyo wenda ndumva ko iri strong hagati yanyu. Ari abantu benshi cyane babakurikira b'ababyeyi bibaza bati mwahisemo kugira umwana kugira ngo mukomeze iyo relationship yanyu cyangwa umwana yaje nyuma y'uko mwunze indowa cyangwa mbere like byagenze gute kugira ngo muhitemo kugira umwana kuko kubyarana ni decision mwayifashe ryari kubera iki mwari mushatse kugamiza kuko ndi kwibaza hari abatabizi ntibazi ngo ni ryari bagize umwana babakurikirana social media ukuntu uburyo nabivugamo ni nka kwa kubwiye just like taking too much time uziko n'ubundi at the end this relationship igomba kurangira ari big. There has to be a baby. You have to be a new member in a family. True. So n'umuhungu wacu yavutse mbere y'ubukwe bwacu. So byari mbese n'amata n'ubuki. Byahise biba nkaho biroroshye ubu no kunga indoa byari biri muri plan ariko burya umwana ntaga uvati ngura mu planingira ngo umunsi uyu n'uyu ngo umwaka uyu n'uyu ya no guhitamo kavuga ati nge ndumva ndi ready kuba nabona umwana wanjye n'umugore nkunda ubukwe bwo niyo wasezerana ku murenge ukicara mu rugo wasezerana ariko umwana big thing numva kabisa. Satoka umwana mwamwise gute amazina ye? Amazina afite ndumva ari menshi bari mu Rwanda ni tubwiye yose ni Mwami Aimani Yoshitomo. Yoshitomo ni Ikiyapani bivuga Yoshitomo ni nka umuntu ufite ubwenge brave. noneho iyo yaba ari mu Buyapani hari irindi zina ry'umuryango wo mu Buyapani nitwa Owe niyo hazamo aho dufite amazina ya hano hanyuma twavuga ko mumaranye imyaka ingahe? Uyu ni wa 4 5 uyu ni wa 5 utangiye ariho mbonera mwaka wa 5 abakurikiye Legacy TV bamaranye imyaka 5 biratangaje cyane. Tuza amakouple atandukana tuza amakouple akora agirana ibibazo ndibaza cyane Ibrana na rimwe aramukosereza yewe uvuga uti namukoshereza biterwa n'ikosa ariko narakosheje warakosheje hanyuma niryari wumva wavuze uti ubu birarangiye none arandetse ntago ari gonje no kumbabarira hari umunsi wageze kuri iyo level avuga uti nkanjye yana Satoka biranze nta narimwe mu mutima urabigira iyo washwanye cyangwa se iyo twavuganye nabi ariko ikintu nzi kitajya kibaho najya nanatekereza cyangwa se narabona atekereza ngo ati ndabona happy kuko urebye ni iwacu nta kintu namushinja yaba ari hehe ku bandi bantu n'abantu benshi mbese abari kumwe nabo cyangwa agendana nabo yatari mu kazi abari mu rugo turi mu rugo abari gutembera wenyine cyangwa se turi kumwe urumva icyo gihe cyose ntabwo ari amakosa akomeye wavuga cyenda ni ibifuti nk'uko wakora ikintu utateganyije kugikora cyangwa se utamubwiye kandi cyiza nzi ko kitatuma dutekereza ngo wapi birarangiye nuko ninjye wirega. Amazing. Satoka we nako sura wakosereza Ibro kavuga uti aranyanze birarangiye. Yewe ndaceka sinzi. Tetse we iyo yandakare akavuga ati ndumva nabaye umuntu mubi
ariko ntabwo azi ko nabyo mbikunze kumubona yahinduye isura ko none se aho mise ngira amatsiko Satoka niki mujya mukora wenda mwarakaranyije wa murakariye cyangwa yakurakariye niki mukora kugira ngo cyongere gitume haboneka amahoro wenda turaganira cyane iyo wenda tugeranye ikibazo ariko njye nanga ko wenda hari igihe wenda we ararakara ariko njye ndamugarura reka tubanze tuganire nanga ko hari abantu benshi cyane bagira amatsiko bakibaza wamenye gute Ikinyarwanda Satoka njyewe narakize nabangije kukiga uri no mu Rwanda naje ku kazi nk'inka umuvolanteri umukorerabushake icyo gihe baduhaye training nk'ukwezi ni harimo Ikinyarwanda ya basic noneho nahise njya mu ntara wenda aho niho baranyigishije cyane ntabwo yagufashije nyuma yaho nibwo tumenyanye wenda gihagije wenda simbizi nayacyujuje mbese ahubwo asanze ahubwo akikurusha cyane kuko ushobora kuba yazi imigani ntabwo ari cyane imigani ahubwo amasaku amasaku mu biganiro bye urabyumva ko arayavuga nubwo yaba atavuga atazi ngo nayahe ariko mu mvugo kumenyera no kuvugana n'abantu numvishe n'amasaku akoresha ari mu Kinyarwanda kiri piyo kurusha icyo ngiye nkoresha kirimo zino piyo uri kumva Ikinyarwanda kirambuye so nanjye icyo namufashije ni iki ngiki cya hano i Kigali ukuntu abantu street ukuntu umuntu yamwibeshyaho kamubeshya ibintu abamotari bande so ni nka kuba slang wenda yakoresha amenya icyo umuntu ari kumuvugaho bitari ngombwa natakari ni kumuguiding ahubwo mise nibaza kuki mwahisemo kuba ino mu Rwanda Ibra kuki mwavuze muti twe tugumye hano kurusha uko wajya kubayo hanze n'umwana akahamenyera sinzi mu Rwanda ndacyafite akazi kenshi nararangiza gukora ngiye gusoza neza ku buryo amahitamo yo kujya hanze burya ntabwo ubuzima bwa hariya n'ubwayo bimeze kimwe kandi ndamutse mfashe urugendo rwo kugenda gustenga igihe kinini ni ugutangira zero y'ibya hano warugezeho kuko hano ibyo mfite nanone ni byinshi nanone harimo no kumvikana igihe igihe cyazagera ugasanga nturi kumbona mbona social media naragutse n'umwana urumva ndacyabakunze cyane hanyuma Satoka wowe ntabwo bikugora kuba ino mu Rwanda atari igihugu cyawe imico ntabwo bikugora kuguma ino imbere na mbere nkihagera inaha nibwo umuco ndabona ko bitandukanye harimo umuco nyine dufuje ariko of course nyine biratandukanye ariko kubera ko nabanjije kujya mu ntara mbayo imyaka 2 nk'itatu tangiye kumenyera ubu ngubu ibisanzwe ndumva nta kibazo hanyuma hari abantu benshi cyane babona mubyinana muhora mukora amavideo n'ibindi nk'ibyo ndibaza ni izihe gahunda muba muvuga muti tugiye kuzishyira hanze nka couple cyangwa buri wese akora ukwe solo ari ibyo kwinezeza gusa hari projet mwamufite muvuga muti hano mu Rwanda turazi hasohora as Ibrahim Zeti na Satoka cyangwa habikunda kubera ko wenda navuga we akenshi afite akazi gatandukanye ari dance kandi njye akazi ka mbere ni dance agakurikiraho designing nk'izi nambaye so iyo mfite projet yanjye muri dance urebye tuba turi gukora solo ariko iyo mfite projet akaba ari free nyine umuntu waba undi ku ruhande ufasha guplaninga no gukora ibintu byose aba ahari ajyamo nawe ubwo tugarukaho niyo dufashanya ikaba ari nyine couple goals cyangwa se igitekerezo cyavuyeho akaza kumfasha ariko ubusanzwe ntabwo akunze kuboneka muri dance cyane just we mba nyiri kumwigisha nawe hari igihe uzabona ariyo yajemo neza urabuze uti nkora n'ibintu bya designing ubwo byo biri ku mpande yo kubyina design ni ibintu watangiye gute ni gahunda iteye gute ibi ni nabyita nk'ikisubu kubera ko kugira mbishyiremo umutima
nari nsanzwe nabikuriyemo. Papa wanjye niwe dukorana, ni umutayeri, nawe Zeti original. Urumva kuba nickname yanjye ya Zeti yamuturutseho, arayinyita nk'umwana nyine abona ufite tuvuge ndurugero nk'akavuyo nkake ko mu bujene, yabonaga ndi sharp cyane, na inshuti ze nyine z'abasaza zikaza ziza ahantu ku kazi ke, ahantu adodera bakamubwira ati ariko turabona uno muntu uyu azaba Zeti mushyashya. Ni wowe ucuranga iwanyu muri benshi cyane wowe wenyine uhari? Njyewe banyweye ku mata. Ku mata? Ndi umwana wa kane. Muvuka muri bane? Batanu. Ari bucura, nawe ni umu artist ukomeye, akora ibintu bya handcraft. So uvuga ngo ibi ngibi nabitangiye kubera ko nabonye ntabwo muri ino myaka cyangwa se muri generation yanjye ibintu byo kumva umunani w'umubyeyi aguhaye wavuyeho, byavuyeho, ntabwo wapfa kuwubona cyane keretse mwifashije bishoboka. So nagiye mbikunda kwirirwa ku kazi kwa Vie, niga kubikora rimwe na rimwe, ntarajya muri dance cyane nanone nkiri umwana. Ngiye muri dance nkazajya ngenda nkidodera utwenda two kujya guperformingana, udushati nkoreye team yanjye, sinzi tubandana utuntu nk'utwo tune, numva bigenda binzamo. Ariko uko dance igenda ikomera nkatangira kurana n'abandi bantu baba professional, tugakoperatinga kubera ko njye nizanira design, nkishushanya mu mutwe, nkishushanya ku rupapuro, nkayereka umuntu wenda umutayeri ufite umwanya akamfasha, ubwo nkaba nanjye ndi muri gahunda. None se ubwo ko abantu bakuzi wenda bazi aho bagusanga mu bijyanye na dance, bazi uburyo bakugeraho mu buzima busanzwe, nk'iyi brand usohoye ya Zeti Design, wumva ko abantu bari hanze cyangwa se abadukurikira akanya bayigeraho gute? Ni ibintu nzashyiraho shop, birahari deja, bimeze gute? Urebye deja mfite atelier de couture, yariyo umusaza akoreramo, niho njya kubikorera. Iyo mfite time njya ku designinga nkawusiga, ari kubikoraho nawe yakumva yarushye cyangwa se akeneye umuntu umufasha, hari undi muntu uza akaba hari aho. Kuvuga ngo ho ntabwo ari ati ni zino jacket gusa, habamo ibintu byose, imyenda cyane cyane imideri y'abakobwa, abamama. Urumva umusaza nibyo ari professional in. Izi ni za mind zanjye zo kwambika urubyiruko n'abantu wenda bakuze bakunda style zigezweho ariko mu bwoko butandukanye bw'amatisi. Ubwo uvuga ngo ugushatse ashaka ko yagushaka kuri platforms zawe, kumukorera design ashaka kabisa. Ashobora kumbwira itisi ashaka, izina ry'amatisi agira amazina, nk'ingiyi ni camouflage cyangwa denim ukuntu imeze nka cotton jeans. Ashobora kumbwira itisi akanyereka urugero wenda rw'umwenda akunze ahantu. Urumva ntabwo nahita nzakora ibintu byinshi n'ibyo wenda mwabonye kare. Hari kuriya gushushanya ku majacket, n'ano ma design ya gutya yo kwikorera kwidodera bya nyine by'ako kanya. Ubwo urumva umuntu ashobora kubona style akayikunda ariko ntayibone muri shop, akaba yambwira ati ndashaka ino design kuyibona mu tisi wenda nibwo yaba atari yo muri shop, itisi ikomeye nziza imeze gusa ashaka ubwe. Nanjye ubwo turadiscussinga nkumva nimba nayimubonera, nimba niyo style yayibona nkamukorera. Ariko in these days ngiye gushyira hanze ku social media yanjye nyine nkoresha y'ama design yanjye yitwa Zeti Design. Nayo hariho n'ibyo nashyizeho kera nagiye nangurisha hanze, trip nagiye ngira nabaga mfite imyenda isanzwe, amashati, amapantaro byo mu bitenge. Ubwo ibyo bintu uvuze Zeti ntabwo bizahita bituma utandukana cyane na dance, uko mbikeka ku designing imyenda, kuyigurisha, kuyishushanya, ndikubaza nkeka ko Satoka azasigara wenyine abyina. Ntabwo bishoboka. Dance biragoye kwita nyivamo cyangwa kuyikuramo kubera ko nahangeze niyo yamfunguye mu mutwe. Yamfunguye mu mutwe, inyereka kubana n'abantu, kubaho nta shyari, nta kintu nirukankira cyane, kuko uko wize kimwe uyu munsi ejo uba umupro, uko wize byinshi
so iyo wirukanye byinshi na bya bindi wabibura. Okay. Nagiye nabyo mbikora buhoro buhoro urumva. Nagiye nkora dance urumva nabikoraga ngiye guperforminga nyiri underground. Nikorera imyenda yo kujya performing. Imyenda yo guperforminga na ya team yose ni narayikoreraga. Urumva rero byazamukiye rimwe. Kandi nk'umudancer ndi no mu modo. Navuga ati ngo ahubwo mise nibaza Satoka ubu ngubu nimba ubona ko Ibra avuze ati ndabyina nkoze ibintu bya designing, wowe hanze yo kubyina hari ibindi bintu waba ukora projet zawe runaka? Ntabwo ari nka projet ariko n'ubundi ndikorera kugira ngo imbere y'uko twashakana kugira ngo staying inaha ngombaga kuba mfite akazi noneho nahisemo gufungura nyine company yanjye ariko nuko ari njyewe nyine ndikorera wenda nkoresha talent yanjye yo kuvuga ikinyarwanda nkasemurira abayapani gutyo ariko akazi nkora That's amazing. Hanyuma mise ngira amatsiko ndibaza mwebwe nka couple ivuga iti turababyinnyi ubwo nuvuga muhura n'abantu benshi ubuzima ku bundi. Nibaza ntabwo mujya muhura n'ibibazo ugasanga hari abantu bari kubavuga nabi, abantu babaca intege, babicira programme zanyu mufite, ntabwo mujya muhura nabyo mu buzima busanzwe bwawe mwese? Wenda sinzi kubera njyewe ntabwo ngaragara cyane. Wowe niwo ukubitana n'abantu cyane, n'abantu baguca intege bakavuga ati ariko ubundi biriya ni ibiki murimo, ugasanga gahunda zanyu barashaka kuziteraho amabuye, niko navuga. Urebye ntabwo nsiketse wenda ari uwo duhuje umwuga n'uwo duhuje akazi akaba yababazwa n'ukuntu nteye cyane ibyo ngezeho, ariko n'abo twakoranye n'abo dukorana n'ubu bose nyine duhuza muri byose. Nta bifu ndumva kabisa, kuko izo bifu nazo bazigize sinzi icyabagamije n'iby'umuryango ntabwo wabigeramo. Abo mise ngira amatsiko Satoka nta bakobwa ujya ubona bari gushaka kwegera Ibra bamuha? Ibyo ngibyo urumva ko ntabwo byabura kubera ko nyine abahora cyangwa se none ubigenza uti ubibonye ukabona hari ushaka kujya ku muhanda ashaka kumutwara, wowe nka Satoka aho ngiye nama uko bitwarira, ariko ndumva ko nyine ndamwizera yakorera akazi wenda iyo baza akamufata, ariko wenda ndamwizera gusa kintu wenda yakora. Ntabwo wasobanuye kuvuga mu kazi cyangwa mu buzima nta bantu baba bashaka ariko biragabanyutse kera wenda kubera ko ntabwo baba bazi ko dukundana icyo gihe nyine, kandi iyo tuba turi kumwe ntabwo baba bakeka ko dukundana muri siyerore. Iyo turi kumwe bakaza bakamusuhuza byambaga. Ibra we ntabwo bijya bibaho ukabona Satoka hari abantu baje wenda banaturutse mu Buyapani ubona ko bahuje imico bari kumvikana vuba vuba, ntabwo bijya bakavuga uti baramutwaye mama baby mama? Ubu ngubu ntabwo niyo sura sinzi uwayitungutse. Hari ikibazo, usibye ko bitewe n'ukuntu nanjye mwizeye nta muntu ndabona umwegera cyangwa se ashaka kumwinjirira ukuntu bidasanzwe, nanjye niyo mpamvu nyine ntabwo nkivugisha abakobwa cyane mu bundi buryo buri atiyeri cyangwa se bukururana n'iki. Ndetse ubu duhuje bizinesi, ubu twahuriye mu kazi tugiye kubyinana, ndabyemereye nk'uko yakubwiye azambura muri videwo uzi ko ndi mu kazi nta kintu biba bitwaye, ni acting nyine mba ndi gukorera amafaranga. Ibintu byo kuvuga ati hari uwaza akamutera gufuha n'iki bimaze igihe kinini pe. Ubu ni amahoro atagira n'utusha, turi inshuti inshuti nziza. Hanyuma hano kuri Legacy TV abantu benshi cyane bamaze igihe bababona kuri social media n'ibindi bikorwa mukora, mwavuze muti turi muri dance, turi muri translation, yavuze ko abikora no muri designing ya Z Design. Ni iki mwabwira abantu babakurikiye izo couple se, inama mwabagira mwebwe muvuga muti iyi nama yaradufashije niyo mpamvu tugeza, cyangwa se message mwamushaka kwabwira? Reka duhere kuri Satoka, message cyangwa se icyo ari cyo cyose wabwira.
message message cyangwa se icyifuzo n'ubundi wenda ku bwanjye naje inaha numva ntabwo byari biroroshye gutura hano wenda nuko namubonye ubu ngubu ndumva arahari ndumva nta kibazo ariko wenda igihe nari ndi njyenyine nuko icyo gihe nari mfite akazi cyangwa se icyo nashakaga gukora nicyo nkora ntekereza niba nashoboye kubikora ibi ngibi ibyo nyine byangiriraga ikibazo wenda nzabyibagirwa ariko ubu ngubu nihanganye nkomeze nkakore gutyo gutyo muri make ni ukwihangana kubabwira ngo ikintu cyose ukora wihangane kigume just act hari ikibazo ni like message cyangwa se suggestion icyo ari cyo cyose so ni ukuvuga ngo njyewe message natanga nahera byibuze ku rubyiruko kuko urubyiruko dufite urugendo rutoroshye rurerure nubwo ari rurerure cyane urebye iyo warwitwayemo neza ubasha gutambuka ariko kubera ko by the way mfite abanyeshuri batoya nigisha muri Ndaganza Dance Academy Academy nishingiye nyuma ya experience yo kwigisha mu kigo cy'urubyiruko nagiye mura nyine n'ubuzima butandukanye mu bana babayeho n'uburyo babayeho kumenyana n'imiryango yabo kugerageza gufasha ababyeyi kubarera urumva ni umurimo utoroshye so numva ko byaba byiza bafite message nziza cyangwa se bafite ahantu baruhukira cyangwa bakorera ibikorwa byabo bibateza imbere hatuje hatarimo ikibazo na kimwe barwanya ibibi byose byabarangaza kuko mbifatiyeho nanjye ntaza kuba nkundana nawe urumva nawe kuba ndi umusore nyine ndaka Jackson kara urumva kwa nyine nkuko bivuga wambona ni iki so ukundanye n'umuntu kuri couple nkuko wabimbajije uko ukundanye n'umuntu ugukunda nawe atekereza ikintu cyiza yakugira inama kiguteza imbere cyangwa mugafashanya kubuzanya nyine kujya ku mpande mbi bituma musunika ubuzima paka mukagera aho mwifuza so nagira inama yo kuzuzanya no gukundana biri pure pana kuvuga I love you chat nanjye ndi muri aho ngaho bagomba kukwigira urabura iki ahubwo ikibazo cya nyuma Ibra ntagenda ntakubajije uri muri Islam abantu benshi cyane bamenyeye ko muri Islam umugabo aba afite abagore benshi ubu wowe gahunda imeze ite kuri Satoka urazana undi mu Satoka kabiri bizagenda bite okay ntarabeshye ntabwo ndi kwibangikiranya n'idini cyangwa se kuryanga ntabwo ni mu mutwe wanjye no muri ubu buzima ndimo nkiri guhiga no kurwanana kurera umwana n'umuryango wanjye ntabwo numva ko izo mbaraga zose ntabwo nigeze nanazishimira cyane kubera ko nzi ko ubikora ushoboye kubufasha abo bantu bose ushoboye kuba wazababeshaho niyo mpamvu byemewe so ntabwo nshaka amakimbirane Satoka muzanye azanye wenda wo mu Rwanda se ubwo no kuvuga ngo ageze ku rwego rwo kuba yabasha gutunga bose afite ubushobozi bwo kuba yatunga umwana n'abandi benshi nyuma yawe kandi ava muri Islam wabigeze uzabyakira ute in case bibaye ubu ngubu size kurabinga ariko abyemera ntabwo ashobora n'ubundi biragoye ntabwo mfite ikindi kintu navuga abareba gahunda nk'ingi babigireho niko navuga tuzanagaruka bebe yakuze mwabaganiriza sibyo avuga ariko utari kera mwabyiboneye twari turi kumwe na Satoka na Zeti ushaka kubakurikira reba Instagram zabo Satoka Owe cyangwa Ibra Zeti ushaka imyenda myiza mwabyiboneye ko ari brand nziza cyane akora arizo Zeti Design
ushaka no kumenya kubyina wabandikira ukabamenya kurushaho. Nimba hari ibibazo babaza ni kuri Legacy, wandike muri comments, wandike muri like, muri share, muri notification button, usubscribing kuko it's all about love, it's all about kuganira hagati y'abakundanye. Mwabyumviye mu nama babagiriye. Waba ufite ikibazo, waba ufite ikifuzo, twandikire muri comments tugume dukorana kuko ni non-stop. Mwe muri kumwe nanjye Albina Sydney, Queen of the Mic, good girl in the city, queen muri business. Hanyuma nimba ukunda Legacy TV, clicking kuri like, una subscribing. Let's go, be all in or be nothing at all.